bizagenda bite Farida hari ikintu mupfa bizagenda bite bishyire mu bwenge bwawe ariko nawe wamututse mutuka byagenze bite wamututse mutuka byagenze bite azate kugira ngo nanjye mubwire ijambo rikarishye nuko amaze kuserebura usikuye birantungura ngo uriyo birantungura kabisa nguki cyane gose ko sibyo uvuga nuko uri kusigenda ubundi kagiye kuza kuzukura genda ubane nabo nyine ubwo nibyo wahisemo nge ntago usuma ubwo gwanga uri kurarema koko ushaka ruzogarukire wangaga Farida nkagukaraba nkajya muri Nyabarongo yihuye nibyo gupfa birimo se nkagukaraba amazi akagenda n'umwana tumukureyo none nkagukaraba ugasigarana kwa nyoko buko yakitwa kwa nyoko no kwa nyoko mbona he ntabwo umwuzukuru wa Farida mushaka kuva muri uriya muryango habe umva meto umunsi uzagira ikibazo kuri Farida ntuzigere umpamagara hari amaraso y'igitamba nanjye ndumiwe ariko ndumiwe uburyo abikoze nanjye birantangaje mu buryo nta kwibaza ibibana uri muramurira dore disi we dore nguyu we yewe data we dore aho bamuzikiye ngaho ari mumbabarire yo ni mumbabarire ni ishari bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi ndi kumwe na mama Theodore ndetse na Theodore nyine nk'umwana na nyina bagiye kuganira natwe twifuje kuganira nabo kugira ngo twumve mu byabaye byose hagati yabo ko ari babiri nk'umubyeyi n'umwana nabo baba bafite byinshi byo kuganira hagati yabo cyane ko badakunda kubonana cyane twifuje nabo kumenya icyo batekereza ku kibazo cyavutse hagati y'umuryango wabo ndetse n'uwo kwa Farida ngira ngo mwese mwamenye ikibazo cyavutse hari uwifuza gushyingira hari utifuza gushyingira mu muryango wundi kandi nyamara abana bakundana murumva ko byose ari ibintu rero bibangamye mu miryango yombi cyane ko abana baba bakundana iyo abana bakundana n'ababyeyi bakashitamo kuba tandukanya kiba ari ikintu kitoroshye gusa mama Theodore yifuje kuganira n'umuhungu we kugira ngo abashe kugira ibyo amubaza byerekeranye no ku muryango kwa Farida tubahaye ikaze Todo umeze ute cyane bo nakomeye cyameze neza kuba aribwo mbonye ko usana mama wawe mama turasa kabisa murasa pe ako cyane sana papa cyane nawe ni inzobe tugake ariko atari cyane ni inzobe nke mama umeze ute se tumeze neza zira ko wishimye kuko uri kumwe n'umuhungu wawe cyane ndishimye nabona noneho twicaranye ugahita umwenyura bitagombye gutinda iyo muri kumwe wishimye mba nishimye cyane hanyuma rero hari benshi bifuzaga kubona uri kumwe n'umuhungu wawe ndetse ndabizi ko nawe hari impanuro cyangwa se inama wifuzaga kumuha cyangwa se hari ikiganiro wifuza hagati yawe nawe dukurikije ku byo twaganiriye na Farida ndetse na mama we uko biri kose hari ikiganiro nawe ufitanye n'umwana wawe cyane ko mudahuza ku kibazo mwese uko muri babiri yifuza gushakana na Farida we ntumushaka urumva ko ari ibintu bibiri bitandukanye nawe ubwo afite wenda icyifuzo cyangwa se nuko abitekereza nagira ngo Theodore nkubaze mama we yaganiriye na mama Farida biranga habura rubura gica biba kwa kundi birangira nabi n'ubundi ntawe ucishije makeya kugeza kuri ubu biracyagoranye hanyuma kuri mama wawe nagira ngo mama watubwire kugeza ubu icyo kwifuzaho ni igiki kugira ngo byibura iyi ntambara y'imiryango ihagarare njyewe ikintu naba nifuza ku muhungu wanjye nuko icyo ntifuza ntashaka ko ashakana na Farida nta bukwe bwabo nshaka nkaba nifuzaga ko yahitamo hagati yanjye na Farida nkamenya aho ukuri kuri kandi nkaba numva hagati ye na Farida uko ntabashakana njye mfite icyifuzo cy'uko naba narabonye umukobwa wubaha
umukobwa ukunda umuryango bibaye byiza yankundira nkamumwereka akabasha kuba ari we bakundana. Ariko Farida we nta bukwe bwabo nshaka. Farida ni umukobwa utubaha, Farida ugerageza kumva ko igihe cyose yampangara tampa agaciro. Ubwo rero nkumva kandi nkurikije n'imvune agiye kwiha zo kurera abana batarabe, nkumva izo nazo ari imbogamizi mu muryango, nkumva nk'umwana wanjye nkunda, imfura yanjye, umuhungu umwe mbasha kuba mbona. Kandi noneho na nyina wa Farida akaba abasha kunyishima hejuru ngo abasha kuganira nawe, bikantera impungenge zo kumva ese nimba aganira nawe ngiye nk'umubyeyi wawe simpabwa agaciro nabo igihe cyose bagahura banyereka ko ndi inyuma yabo ahubwo ari bo bari imbere yawe. Nkumva nabyo ni ibintu bishobora kumbabaza. Akanyereka uburyo muzajya muri Kenya mukanta mu Rwanda, kandi jyewe niwe mwana mfite, niwe cyerekezo cyanjye, niwe maguru, niwe maboko, niwe kimwe cyose. Ese nimba uri kimwe kwa mama wa Farida ukaba kuri Farida, uhitemo wumve nimba ndi mama wawe nta wundi mweru uzabona, umugore wabo nundi, ariko mama wawe nta wundi wabona. Uriya ni mama Farida, si mama Todo. Siko igihe uzumva utarafata imyanzuro, abakobwa bato barahari bize bafite icyerekezo, ariko Farida simushaka kuko Farida ageze aho anyandagaza nyubahuka. Mwana wanjye nimba wumva unyubaha nkukunda uzi ko ndi mama wawe, nyumvira uriya muryango ugeze aho ujya kukuraguriza ngo ukunde ubumukwe wabo, utinye. Mwana wanjye urabizi nta wundi mwana ndeba ni wowe, nta wundi. Mama je ari kujya intangazo rimwe na rimwe kaje hano ibintu bigeze ntanguye kubura amahitamo, Farida umuzi kera, ariko Farida ntabwo akiri nkuko yari ameze. Farida uravuga ngo aragutuka, agutuka kubera ko nawe baje warakaye ukamutuka, uburyo ugabanya ishavu. Farida ntaco twaye abo bakobwa umbwira ngo washakiye, abo bakobwa ntabwo ndabazi, kandi ubizi gute yuko no mwemera umukobwa se uri ko nashakira? Ubizi gute ko no mwemera umukobwa koko? Noneho uwo mukobwa wizeye gute wa mugani ko azamwemera? Ni mwiza nk'ukuri kubyitekereza, urabona azamwemera? uwo mukobwa nzamukwereka, mama urukundo ruje rushaka muganire cyangwa se umushime cyangwa umugabo. Oya ariko nabanje kumukwereka. Ariko nimba wumva ukeneye Farida, genda uhitemo Farida, njyewe undeke. we hose Ubwo njye nyine ndeka komezanya na Farida. Oya ntabwo waba ukiri mama wawe. Ntabwo ndi mama wawe igihe ukiri na Farida ariwe wahisemo. Nusura kandi ari wepfisa hano mu Rwanda. Genda mama ube uwo kwa Farida. Ubwo mama wawe ni mama Farida azakwambarira ikamba nka mama wawe. Sundi Farida yakugize Farida simushaka. Uko niko kuri. Ni umuhoriki simushaka. Icyambere cyo ikinyabupfura giki afite nimba nyubahuka utaramuzana munsi wamuzanye bizagenda bite? Farida ari kintu mupfa bizagenda bite? Bishyire mu bwenge bwawe. Ariko nawe wamututse mutuka byagenze bite? Wamututse mutuka byagenze bite? Azate kugira ngo nanjye mubwire ijambo rikarishye nuko amaze kuserebura nk'umubyeyi. wamusotoye kabisa, wamusotoye. Okay, komeza. Hagati yabo ntago boroherana. Ari Farida bari muri iki gicecuru. Uyu mama nawe akavuga ati nkora busa. Urumva hagati yabo nta muntu worohera undi. Muri make ntibubahana. Ari Farida aragira ati sinakubaha umukecuru nanjye utanyubaha. Uyu akagira ati sinakubaha umukazana utanyubaha. Urumva hagati yabo ko ari babiri bafite ikibazo utamenya ngo habari nizi. Mama wambwira ikibazo mufitanye na Farida bundi? Ngiye nta ikibazo mfitanye na Farida simushaka. Oya kirahari. Simushaka. Noneho kandi amukunda. Mukunde sinkubujije, ariko nta bukwe bwa nyine ni mugiye muhura mwibereho nk'umuntu mwamenyanye nyine. Ariko ibyo kumbwira ngo Farida ngo ni umukazana wanjye, oya. Nyirabukwe mama we yambwiye ngo base we mufikura mama Farida we yarambwiye kati va mama wawe ibintu ariko kubwira ari kugira ngo nyina kumvishe ko umuryango kwa Farida urimo kugira gute kumwishima hejuru,
kuko uriya mubyeyi we mama wa Farida yamubwiye yuko nyine ngo muvugane ukamwemerera ko Farida umukunda ukamubwira ati mama mumureke uyu nawe bikamutera agahinda akavuga ati kumbe umwana wanjye arangambanira akajya muri uriya muryango. Keza na mama arabizi ko Farida ndamukunda, arabizi nyine ariko ntashaka kubyumva. mama ibintu byose utegerezwa kuvyumva ukavyemera sivyo. Farida nta mutima mubi urumva, ntabwo nshobora kubyemera. nimba ubuzima bubi yaciyemwo yarabuciyemwo yarakijijwe sivyo. ahubwo ndaguhe n'amakuru mashasha ugiye kubona umwuzukuru uvuye kwa Farida. Farida nzi Farida uriya wirirwa amangara ntukagira sheri Aya bimeze gute? tugiye kubona umwuzukuru. Farida nateye inda uye se kanya. mama ibyo ni ibintu bikwiye kwishimira, yewe ni ibintu bikwiye kwishimira. Farida kwa Farida Ni impundu ntabwo mvugisha induru. oya kwa Farida ntibyemera. Ni induru. Ntabwo kwa Farida nabyemera. nose ntabwo wishimira iterambere ryanje se. Ntabwo kwa Farida mbishaka. Nyagasani. Ibyo biba Sanzura ubusese Oya wateye inda biri seri cyari kutuba. cyane gose cyane gose Bura Farida uratwite. cyane gose aratwite. Tabimbwiye. amezi 5 ni menshi. amezi 5 Ayi. Kakanya 5. yewe Se yanda yagiyemo kera. nimugende mugiye mujya nta Usikuye birantungura sa ngo uriyo birantungura kabisa nguki cyane ako gose. sibyo uvuga nuko Kumva ko usigenda ubundi None yari yahuye Uvuga ni ukuri. n'akuzukuru kagiye kuza. kagiye kuza kuzukuru. genda ubane nabo nyine ubwo nibyo wahisemo. Nge ntabwo Usuma ubwo rwango uri kurarema koko ushaka ruzogarukire. None wangaga Farida. Nta bintu by'umwana biraza. None haratwite. Uzanga n'umwuzukuru se. genda ubane na mama Farida na Farida we n'uwo mwuzukuru wanyu. Amahano no nane migeze kabisa. oya todo ntabwo narinzi yuko ibintu nk'ibyo Ariko nose tutoda tuvugisha ukuri. Mwari mwabipanze cyangwa byabaye twarabipanze kubyara. cyane gose. Utabashije mama wawe kandi uziko mama adashaka Farida. Mama ntabwo yonkundira umuntu. Mama ategerezwa gukunda umuntu nkunda. simukunda sinteze no kumukunda. Nose mama yarakubangamiye ugiye gushakana na papa. Yambangamiye kuko None. nakunze uwo bashakaga kandi ntabwo nari ndi kuri kaya. Iyo mico kari yakera koko Ntabwo nari ndi kuri kaya. Iyo mico wayiretse koko. Ntabwo nari meze nkayo. Iyo mico wayiretse. Narenze kugiye kwishima byose bigahita bishira ukimenya ko umwana w'umuhungu yateye. oya Bibaye bibisi noneho. nta nubwo ari uko nakabimenye. Amagenda Ntabwo ashaka. ari uko nakabimenye kuko agiye mfashe umwanya wo kwicara. We wagombaga gufata igihe nka mama wawe ukaza ukabimbwira atari iki cy'ubukwe turi kwigaho. Ariko nakubwiye Ariko koko. wowe uraje ngo regameri ngo urabona ngo nkubwire n'ikindi utaruzi uzi yuko dufite inda si uko wari kubimbwira Ko papa vyemera kandi ari kure. nyine wewe wagombaga gufata umwanya ukanganiza nka Mary wakambwira ati nyamara mama wa muntu udakunda gerageza uburyo ki twabyiremamo ariko aratwite. None wowe uje umbwira ngo nzi n'ikindi kigeretse kuri bya bintu ntabwo nshobora kubyemera. Wareka kuna stress koko. None se n'umwana nawe kandi arabigendera. Wareka kuna stress. Ubwo nyine umva genda ubikora uko wabikoze ibyo birakureba ariko ntimuzambwire ubukwe bwanyu. Ntabwo nkeneye kumva mu matwi yawe. Nuzoza gufata n'umwuzukuru se. Unamuterure. Nyirakuru azamuterura. Nyirakuru Wese naguri nyirakuru. Nyirakuru wemewe. Urambyarutse se. Ufite abakwe n'abakazana n'abakobwa. Koko. Wowe se ntazabona. Njyewe igihe utarumva ko umpaye agaciro nka mama wawe. Hitamo birakunanira. Mama agaciro ndahaga yabana kaguhana ntabwo twa tuganira kuri Farida. Farida ndumva nta n'igihe cyo kumutaho kuko ndumva ko wamutaye igihe kinini bari gukomeza umutakaze. Njye nta gihe cyo kumutakaza hano ifite. Farida n'ubuzima bwanjye rega. None se mama kuba bagiye kuzagira urumva umuryango wenda ubukwe ntibwabaye ariko urumva bo ungi ko mbifashe numvise ubwo baramaze gufata n'umwanzuro bakavuga bati kuko hajemo kubyara umuryango uragutse cyane gose. Ukomeze guhatiriza ukomeze kubangamira abana hajemo n'urubyaro kuko se ugiye kuvuga ati dutandukana cukwanjye metode. Ngewe imyanzuro mbona sibyo sinkubyara njyenyine. Hari famiye uvukamo uwo papa wawe ntigeza tubiga ambwira ati ese ikindi kumva nindarwana urugamba ariko we nturukurubona. Sahizi rero famiye nibimenye imenye yuko ufite iyo nda. Twarwanaga n'ubukwe ariko ntitwarwanaga n'inda. Papa arabizi ariko. None izi saha rero ikintu nkubwiye njyewe
igisigaye ni ukugubyaruka nimba wumva guhitamo byanze nkagukaraba nkajya muri Nyabarongo niyo yihuta nibyo gupfa birimo se nkagukaraba amazi akagenda n'umwana tumukureyo none nkagukaraba ugasigarana kwa nyoko bukwe hakitwa kwa nyoko no kwa nyoko bukwe urumva mama nanje umukobwa none ushakira ntabwo nzomwemera ntuzamwemere uzashake nundi ariko shaka Farida umva nimba ushaka Farida nakubwiye nagukarabye gendana nawe ako Farida hano mwahuriye igenazi simbizi umwuzukuru we azize iki umwuzukuru akeneye kubona nyirakuru wo kwa mama we n'uwo kwa papa we none urumva niba ukarabye urakarabye uranakamura urananitse bivuze ko umwuzukuru utazigera kubona umwuzukuru ko ari umwana avukiye mu bibazo muri ayo matiku wazize iki kujya atazakubona impamvu atazambona bizava kuri se ndagutwara amakozi Imana gusengera iyo myumvire nawe ambwira ngo akunze nani Farida nanjye mu marangamutima yanjye sibyo yakunze kwa nyirabukwe nkuko nyirabukwe yambwiye ngo afite aho ahurira n'umukwe we yego nanjye rero izi saha mfite uburyo ki nibiba ngombwa umwana ntago nzamuta mfite uko tuzahura nkuko nawe yahuye na Farida akaba umukwe hanyuma mama ubwo umwuzukuru se ntazakubona ambona he ntabwo umwuzukuru wa Farida mushaka kuva muri uriya muryango habe umva meto umunsi uzagira ikibazo kuri Farida ntuzigere umpamagara dore Farida yagutumva ni ya Marine ya indi ya mbere mu rwego rwo hejuru muri Kigali iki byo kunyangana n'umwana none yakuroga dore Farida yerwaye bisazi Farida ntacyo atakoze yarakize Farida yabaye Farida nagira nkubwire ngo ikizakubaho we na Farida aranimitiye umwana mama wawe ni mama Farida agutwitiye umwana genda nyine genda Farida afite umwana icyo nkubwiye utazigera umpamagara nka mama wawe urangaravye se biriseri ndagukarabye muri Nyabarongo ndagukarabye amazi agende ndumye ndumutse amakoko genda ntuzigera umpamagara nka mama wawe genda baragukarabye barananika baranakamura barananitse biranumye cyo ukora cyose Farida ntabwo nomureka cyo ukora cyose mama Farida ntabwo nomureka none se uzi ko umubyeyi ari seriye se ari seriye ariko ntabwo yo nkundira nose ariko ntambwire ko bura birangiye nyiri kwa kundi yavuga ngo azabukaraba ntambwire ko bira birangiye ntaho muzongera guhurira mama jye ho bukafite imyanzuro ubwo yabivuze nyine yabivuze ni kuriye ariko kantu kamurakaje cyane nuko uvuze ko wateye inda ntayitera nabwo nkomeze n'undi mugabo biramubabaje mu buzima bwe wamuganira bati ndagukarabye ntuzongere kunyita mama Eda nanje bimaze kungora mfata imyanzuro witeranyije na mama wawe umuntu wagerageje nje mbise numva mpangayitse kuko umuntu wagerageje kwiyahura rimwe akaba avuze ati ndagukarabye amazi atemba ajya muri Nyabarongo hafi Nyabarongo ni hafi ikiriho nzoreka gukora ubukwe mbane na Farida uko nyene tu uko ni nkora ubukwe mama zongira yaro kandi nabwo ushaka kumuheba mama je numvise afite imyumvire Mana Nyagasani yaganiriye na mama wa Farida agerageza kumwumvisha ariko imyumvire ahiterere yo kwiyahura se biranga umubyeyi barigisha umubyeyi aramubwira ati gira biranga burundu aratira ati sinshaka je bingeze ahantu bingeze kure none uvuze ko wateye inda none kubyumva biranga zikavyamiriye kure ntabishaka ntashaka no kumva icyo cyashaka nta nabikeneye ubyara utabyara mama ntanganyifurize iterambere maze kubibona yanga Farida kandi uzi ko hari umuntu ureba hari ibintu bavugaga ngo hari amaraso atajyahura y'abantu nkagira ngo barabeshya ariko nzinje gusanga bibaho kuko urwango mama yanga Farida ni kwa kundi avuga ngo amaraso ya kana ari guhura kandi mutame yari abavyakira neza kanyishimiye erega bapapa bura nta satani bagira oya na mama akwiye kugira rero bura abavyeyi b'amama akenshi bakunda kwitambika mu bana cyane kurusha bapapa bura mu papa nta kibazo barifite avuga ati umuhungu wanjye agiye kuba umugabo ariko umuvyeyi iyo akwishyizemo kugira nyoko buku kwanga bura ntugire ngo Farida nawe narwana urugamba rukomeye kugira nyoko bukwe wakwanze ni urugamba rubi utanavuga ati umwana wanjye reka tambe ajya kwa nyina gukoreka musige kwa oya bino ubwo kwanko ko rumaze kurengera kugeza yanga n'umwuzukuru wiwe ngiye w'ikintu nakubwira
tukiva hano tuhamagara mama wawe ugende kumureba kuko njyewe umuntu wagerageje kwiyahura umuntu wiyahuye rimwe ngo mbiyo yongeye ngo bita bihwaniramo uhita umuhamagara ugende umurebe ugerageze uno munsi n'undi dore turi kumurwara bara amasaha makeya ushakisha ukuntu buri kumwe nawe umuntu yaguye tutumva mu matwi yacu inkuru mbi ngo ndahita afata igitaraganya ahubwo ngende ndamurebe ndebe kuko ngereranyije uburakari afite n'ukuntu yahise ahinduka akimenya ngo uteye inda noneho ahita yumva ko umuryango uri kwagukora no wanamusuzuguye amuteye umugongo afashe umwanzuro wo guhitamo Farida agezana yank'umwuzukuru kabisa agezana yank'umwuzukuru kugera aho umuntu avuga ati n'uwo mwana simushaka urakumira ushaka kujya kumva ukumva ngo inzogera zirenze sifuni Jenda ndibugende nimva hano ndebe tubiganeho ndebe umwigisha umubwira uti mama rwose nyine sinzi cyangwa se ube no ugure na papa wamuvugisha muhamagara muganirize ushaka abantu bakuzamuganiriza kuko mama ameze nk'umuntu nawe ufite ikibazo kuko nta muntu wanga umuntu kuri ya rurarwangura udafashe kintangaje kanka n'umwuzukuru wiwe ibintu byose Farida yakoze yabikoze kera ni ibintu bishira ni ibintu yaretse ariko we mu mutwe we ari kubyibuka nkaho byabaye ejo ugira byabaye hirya ejo ahubwo kandi abantu bose barabyibagiwe abayehemukiye baramubabariye niba ari n'Imana kumuhana yaramuhaniye nta kintu abantu bakimushinze ariko mama wawe mu mutwe we kumva ngo Farida nko kumva ikisi no kumva satani yamuzikiye satani yonyine ahubwo n'abakozi biwe numva rero ni ibintu ugomba kwitaho ukamuba hafi mu gihe nka kuno mwavuze kuri Farida ukamwegera ukamubwira uti mama tuzane niwe mama nyine ukamubeshyebeshya ukaraba ko byibura nawe yaje oya nzori bikunda bikemura kandi abiza azovyemera mama aranyumva shaka kumuhuza n'umuryango wose bwa Farida reka ngushimire rero kandi felicitation kuko mwagutse umuryango reka dutegereze uwo muhungu cyangwa umukobwa mo kimwe tuzamwakira na yombi kandi reka twizere ko na nyirakuru azashyira akaryumva bura ni byiza iyo umuryango waguka ariko umwana ntago agomba kuzira mu bibazo umwana agomba kuzavuka akavukira mu muryango mwiza umwishimiye umutegerezanyije yombi aho twifuza ko umwana wacu avuka akavukira muri aya matiri oya nanje ntabwo ndi umwana muto ndabizi bizocamo neza ndabizi bizogenda neza hano na mu kiganiro cy'ubutaha